Dawudi yashatse Imana ayegura ibye kandi agera aho avuga ati ntago nkwiriye kuba mu nzu njyewe Imana ngo ibe mu ihema, ahubwo nanjye nkwiriye kubakira Imana inzu. Hanyuma rero Imana avuga ati Dawudi ugize neza igitekerezo utekereje, ariko wavushije amaraso, ntabwo inzu izubakwa nawe, izubakwa n'umwana wawe. Hanyuma Dawudi aravuga yitangisha nawe yitanga, aravuga ngo nkoze mu by'Imana yampaye mbitanganye umutima ukunze. Ibyo bintu binezeza Imana, bituma bimuha amasezerano. Reka dusenge Imana. Umwami Imana yacu uriho kandi uzaraho iteka, turagushimiye kubw'ineza yawe. Umukozi wongeye kuvuga ijambo ryabanza ugeze kandi umwanyereka mvuge mbwijwe nawe, rinda kuba cyakugabanya, ngusabye imbaraga, ngusabye amavuta, kandi ubwoko bwawe bwumve cyubwo mu izina rya Yesu bita imbaraga, amen. Reka dusome igitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 8. Haranditse ngo ariko ari njye ubumba ashatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye, amen. Tujye kuganira ijambo rivuga ngo shaka Imana uyegurire ibyawe. Umuririmbyi w'ijana na 15 igitero cya 2 aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, kera yarampfiriye, yaranguze ampa ubugingo, nawe yaranyihaye, none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Aravuga uyu muririmbyi ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Bikwiriye gushaka Imana, ariko ukayishakisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kuko uravuga ngo mukurishe Uwiteka umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Kandi tugomba kumaramaza tukaba mu Mana, tukajyamo wese, tukayikora umutima utaryarya, kuko Imana ijya ireba mu mutima. Dawudi yabwiye Salomo aravuga ngo Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so, iyo nako ari uzakora, kuko ari Imana igenzura imitima ikayimenya. Rero natwe dukwiriye gushaka Imana tukayegura ibyacu. Muri Bibiliya hari abantu benshi bagiye bashaka Imana bakayegura ibyabo. Tubona Dawudi yashatse Imana ayegura ibye kandi agera aho avuga ati ntago nkwiriye kuba mu nzu njyewe Imana ngo ibe mu ihema, ahubwo nanjye nkwiriye kubakira Imana inzu. Hanyuma rero Imana avuga ati Dawudi ugize neza igitekerezo utekereje, ariko wavushije amaraso, ntabwo inzu izubakwa nawe, izubakwa n'umwana wawe. Hanyuma Dawudi aravuga yitangisha nawe yitanga, aravuga ngo nkoze mu by'Imana yampaye mbitanganye umutima ukunze. Ibyo bintu binezeza Imana, bituma bimuha amasezerano. Imubwira amasezerano akomeye muri Zaburi ya 89 yamuhaye amasezerano akomeye. Uhere ku murongo wa 31 katwasume wumve ngo niba abana bawe bazareka amategeko yanjye ntibagende mu byo nategetse, niba bazaca mu mateka yanjye ntibitondere amategeko yanjye, nibwo nzahoresha ibicumuro byabo inkoni no gukiranirwa kwabo. Nzaguhoresha kubakubita, ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye. Sinzivuguruza umurava wanjye, sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawudi. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye, izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi mu ijuru hariho ubihamya uwo kwizerwa, amen. Tubona ko Dawudi yashatse Uwiteka, yegura Uwiteka ibye byose, hanyuma Imana nayo imuha amasezerano. Natwe dukwiriye gushaka Uwiteka tukamwegurira ibyacu, ntitugendemo igice, kuko muri Bibiliya harimo abantu benshi bagiye bashaka Uwiteka. Tubona ba Yakobo bashatse Uwiteka mwegura ibye, tubona aba Yozefu bashatse Uwiteka mwegura ibye, kugeraho Yozefu bashatse nyirabuja ko yashatse ko musambana, toya
ntabwo nacumura ku mana yanjye. Tubona Meshaki na Saduraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro, bashatse Uwiteka bamwegura ibyabo, kugeza njyewe nyigeje itanura avuga ngo nta mpamvu kusubiza iryo jambo Nekodenezari, Imana dukora ibasha kudukiza itadukiza amaboko yawe, ntabwo twakora igishushanyo cyawe. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana nziza, dore gutera intambwe mu batubanjije natwe tugire ikirenge mu cyabo. Dushoboze cyane kandi ukuboko kwawe kugaragare mu izina rya Yesu ufite imbaraga. Amen.